ariko rero nawe Chris wamenya gukabya. Ntabwo ari ugukabya umuntu yayobareya. Usikogira ngo n'amatara wayahinduye. Wabimenye n'ubundi hari ampure nahinduye zari zarahindanye zitaka neza. Yego rata. Usiko najyaga ngira ngo ni ikibazo cy'amaso yanjye. None yo wakuragamo rinete ntiwabonaga. Mu by'ukuri wakoze cyane Leah. Urugo rwanjye rwakeye kuva hanze kugera mu imbere. Mu by'ukuri wazagira ngo narashatse. Ako kantu uvuze shaho. Niko kuri ariko. Wamaye ubwo burenganzira sekiri ukareba ngo noneho ndahahindura muri paradiso. Kusetse se? Ntabwo ngusetse Leah. Ndumva rwose no mu gikoni haturuka impumuro nziza. Ibyiza biri imbere Chris we. Wanatumye ndangara sinakuzanira amazi yo kunywa n'ukuri. Nta kibazo Leah. Amazi nzahari nyashatse najya kwisukira. Ariko kuki udakunda umuntu kwitaho? Waretse nkagwake ya sheri. Nukwanga kwimenyereza nabi Leah. None reka mbe ngusize hano gato. Jya muri dushe dore niriwe mu kazi mbona uko nza tujye ku meza. Uzi ko nanjye niriwe nizengurukaho simbona akanya ko kwiyuhagira Chris. Pole Leah. Wahagorewe pe. Nta kibazo ukoresha dushe mu nzu ngenda jya gukoresha yo hanze. Ubwo se ni ngombwa Chris? Uhabanza ngategura ameza ubundi nkagusangamo hari ikibazo ko umuntu yanatsirita undi. Uti?